murakaza neza muri The Jungle Films Present. Njye ndi Fox Umuhigi ndetse nshimiye buri wese wakoze subscribe kuri channel yacu kugira ngo ajye akurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi akenshi byibanda kuri filime. Aha ni hahandi mbahereza urutonde rwa filime zikunzwe kuruta izindi muri iki gihe ndetse n'igihe cyashize, uretse ko kenshi igenda ndeba iz'abantu bagiye bakunda mu Rwanda ndetse no mu mahanga yo hanze, cyane cyane nibanze kuzinyakoreya, cyane ko uruganda rwa Korea y'Epfo muri filime ubu ngubu ari rwo ruyoboye ndetse rukora filime nziza kuruta izindi. Abahinde ubundi hari ikintu bagira cyo gukora filime bagashyiramo edit yatanje, ugasanga indege umuntu yakuruye indege, ugasanga imodoka yagurutse, ariko abanyakoreya bafite ukuntu bakora filime bagashyiramo edit ku buryo uyireba wese ashobora gutekereza ko ari ibintu bisanzwe biba byabaye. Niyo mpamvu nanjye ngenda nkareba ndetse nkatoranya filime idashobora kuba yarambira umuntu, cyangwa se umuntu ashobora kureba nyine akavuga ati ko biri kose Fox aba yadutekerejeho, aba yaturebeye. Uru rutonde rero ni urutonde rwa filime 9, ubushize nabahaye urutonde rwa filime 10 zikunzwe kurusha izindi, ariko uru nguru ni urutonde rwa filime 9 nagiye ndicira ndabatoraniriza, ndavuga ni nta mpamvu yo kutabahereza ibintu byo kuba mwareba, cyane ko umuntu arakora akaruha ariko agomba kugira n'umwanya wo kuruhuka. Filime rero 9 nabatoranirije abenshi bashobora kugenda usanga warazirebye, abantu baba bara update film isohoka bahita bayibona, n'abasobanuzi bara update film isohoka agahita yikora agahita yijyana muri koperative ukaba wareba. Izi ni filime 9 cyangwa se seri 9 natoranije zizasohoka, cyangwa zimwe zarasohotse, izi nazo zizasohoka muri uku kwa gatanu z'inyakoreya. Zino n'amaseri nyine n'uduseri, izirangira nazo nzagenda nzibatoranyiza ndetse nzibakorera. Ni filime ziganjemo action nyinshi ndetse n'inkundo. Mbagenda mbavangira, ubushize nabahaye tunyakoreya kuduseri turwana, ariko ubu ngumba nagiye abavangiramo n'inkundo. Seri ya mbere rero ikunzwe muri iyi minsi ndetse ugomba gusohoka muri kwa gatanu yitwa My Royal Nemesis. Iyi ni seri ivuga ku mwana w'umukobwa wapfuye kera ahawe igihano cy'uburozi. Murabizi ko kera mu bami ba kera ba Korea bicwaga bahawe uburozi, nawe rero yaje gupfa muri ubwo buryo, ariko roho yiwe iza guterepota cyangwa se iza kwisanga yazukiye mu mukobwa muri iyi myaka nyine, imyaka ya vuba. Aza kwisanga yazukiye neza mu wundi muntu muri iyi myaka, ariko ibitekerezo ari bya bindi, ariko aza kwisanga ahandi hantu atazi atanamenyereye. Yaje guhura rero n'umusore wari uri muri kampani yo mu bakire ndetse imeze neza nawe ameze neza, ariko baza kugirana ibibazo. Kagakobwa kari akanyamahane ndetse na kera gapfa kari kishwe bigendeye kuri amahane yako, kaza kwisanga n'ubundi umusore gahuye nawe ari umufungamutwe, ariko gashaka amayiri y'uburyo kamwikundishaho kugira ngo azabashe gutura ahantu kari kisanze ari hashyashya. Iyo ni seri ya mbere ugomba kureba, My Royal Nemesis. Seri ya kabiri ugomba kwitaho kandi ukanareba, nayo yasohotse nshyashya ejo bundi, nta yindi niyitwa Wonderfuls. Wonderfuls ni seri irimo abasore abana batatu bo muri karitsiye bisanze bafite imbaraga zidasanzwe. Ubusanzwe bari abantu buduhishi bari aho ngaho, hari abana bari aho ngaho nta tubaraga nyine, baza kwisanga bafite imbaraga zidasanzwe. Izo mbaraga bazikoresha barinda karitsiye yabo, kwakunda abarara bajya batera karitsiye cyangwa se ibindi bintu bikaza muri karitsiye yabo. Izo mbaraga bazikoresheje barwana kuri karitsiye yabo ndetse n'abantu babo. Iyo ngibyo nayo yitwa Wonderfuls. Abo basore bari bafite imbaraga zikomeye, harimo abafite izo guterepota, izo guterura ibintu bidasanzwe, ndetse bobo action yabo yari ya danger nyine, barwana byanyabyo, cyane ko icyo gihe karitsiye yabo yari hagurukiwe n'abantu benshi babi. Yitwa Wonderfuls, seri ya kabiri. Hanyuma seri ya gatatu nagutoranije yo kuba wareba, nayo igomba gusohoka muri uko gatanu, yitwa Legend of Kitchen Soldier. The Legend of Kitchen Soldier cyangwa se ibigwi by'umusirikare waje akigira mu gikoni. Ni umusore wagiye mu gisirikare bisanzwe, kumwe nyine abasore biyandikisha kujya mu gisirikare, ariko aza kwisanga icyo ashoboye kuruta ibindi ari kujya mu gikoni agateka, cyane ko yabikundaga kuruta uko yajya ku rugamba akarwana nk'abandi basirikare. Bivuze ngo urukundo rw'igihugu yarwerekaniraga mu gutekera abantu ibiryo biryoshye, abasirikare bakajya ku rugamba bagakomanga igikopo bafande, bataha akabagaburira ibiryo biryoshye bikabashimisha, bikabibagiza bimwe mu bikomere bagiye bagira ku rugamba, nko kubura abagenzi babo cyangwa se uburyo urugamba rwari rukomeye. Iyo ngiyo yitwa The Legend of Kitchen Soldier, nayo ni filime ugomba kuba wareba ukunda imirwano ya gisirikare cyangwa se n'ibindi biba bibera mu kigo cya gisirikare. Indi seri ya kane ugomba kuba wareba ni yitwa Azure Spring, nayo igomba gusohoka muri kwa gatanu 2026.
from a web. Azure Spring ni filime bakinnye bagendeye kuri novel cyangwa se agatabo kari karanditswe kera, bayikina nyine ariko bagendeyeho, nabo baza ishingiye ku bantu babiri, n'umugabo n'umugore cyangwa se umusore n'umukobwa bari bafite inzozi zabo ariko ntibabasha kuzigeraho bitewe n'uko hari byari byarababayeho mu gihe cyashize, byagendaga bibatangira kuba bagera ku nzozi zabo. Bose bagiye, umwe yari afite inzozi zo koga, undi akagira inzozi nyine zo gukora ibindi, zo kuba yajya atembera, ariko bose baza kugira ikibazo cy'uko ahashize habo hagiye habagonga, bafata umwanzuro wo kuza kwiyunga, barabiganira ndetse ibikomere bigenda bikiramo aho ngaho, inzozi zabo batangira kwiga uburyo bazikabya. Iyo ngiyo yitwa Azure Spring. Indi seri ikunzwe ndetse kandi igomba gusohoka muri kuwa gatanu, igasohoka no mu makoperative yo mu Rwanda, abasobanuzi bazikoze abenshi mukanazireba batabasha kureba filime zidasobanuye, ni yitwa 50s Professional. 50s Professional ni filime ishingiye ku bagabo babiri bari mu myaka nyine y'ubukure, mu myaka za 50. Ubarebye inyuma wabonaga ari abagabo basanzwe bari aho ngaho, ariko mu gihe cyabo cyashize barindwanye zikomeye ndetse bakora organization ikomeye. Iyi filime rero ishingiye kuri abo bagabo, aho baza gufata umwanzuro wo kurugenda barandura ikibi mu gihugu uko ari babiri bafatanyije, ubwabo bari bafite imbaraga zidasanzwe ndetse ari indwanyi zidasanzwe. Yitwa 50s Profession, nayo wanyaruka ukayireba. Akandi gaseri nako kadanje ko kuba wareba nakitwa Reborn Rookie. Bibutsa ko tuduseri ngenda mwereka ari uduseri tugiye dufite episode nkeya cyane 6, 7, 8 tutarambirana. Reborn Rookie ishingiye ku musore ku mugabo uwo waritabye Imana, hanyuma mu kwitaba Imana agambaniwe, aza kongera kuzuka, roho yizukira mu musore muto, ariko aza kwaka akazi muri kampani yarakuriye imitungo, aza kugambanirwa aricwa, hanyuma aza kuzukira, roho yizukira mu musore mutoya, nawe aza kwaka akazi muri ya kampani, nyuma ufite gahunda yo gushaka ukuri ku rupfu rwiwe ndetse no gushaka uburyo yakwisubiza imitungo ye. Yitwa Reborn Rookie. Rookie ni umuntu mushyashya ubuje mu kazi, hanyuma Reborn ubwo yaje nyine bamufata nk'umururu, ariko we yarazi neza iyi kampani azaye ibintu bipfira, ibintu byose yaje mbese bamufata nk'umuntu wadanjuza ubwenge, ariko ibintu byose yabikoraga bizi kuko yari yarabibayemo. Yitwa Reborn Rookie, nayo wagenda ukayireba. Akandi gaseri nako kadanje karenze ko kuba wareba ku mwanya wa 7 yitwa Okay Let's Get Divorced. Okay Let's Get Divorced cyangwa se sawa ngaho reka dutandukane dushwane, nyine divorce tuyihane urugo rwacu rurangire. Ni filime ishingiye ku mugabo n'umugore bose bahuye, ari umukobwa n'inkumi, ari umusore n'inkumi, bahurira muri fashion, bimwe abantu baba badoda imyenda, baza guhura hanyuma barakundana baranabana. Nyuma rero bafata umwanzuro wo gutandukana, ariko gutandukana kwabo biragorana cyane ko umusore yari afite iwabo bakire, gutandukana biragorana, umukobwa aza gukundana n'undi ariko biragorana kugira ngo bazabane, kubera ko wa mbere gutandukana byari byaragoranye. Ku mwanya wa 8 hari yitwa Colony. Colony ni filime ishingiye ku cyorezo cyateye abantu muri karitsiye, nyine hari uruganda rwakoraga ibintu, ariko kubera ubushakashatsi bwabo buza kuvamo icyorezo gifata abantu kibahindura nk'amazombi neza, bakajya barya bagenzi babo, bityo bikagenda bikwirakwira. Abantu benshi bashize ubuzima ndetse bahasize ubuzima, leta ifata umwanzuro wo gufunga icyo kigo, ariko abari bamaze kwitaba Imana bari benshi. Ni filime irimo abasitari nka Gicanga Wuko, muramuzi neza turamuzi neza muri K2, ndetse n'izindi filime nka Worst of the Evil ndetse na Manipulated. Ngira ngo uyu nguyu muramuzi, filime yagiyemo ntabwo igira iki 1. Iyo nguyu yitwa Colony. Indi filime irenze ndetse ku mwanya wa nyuma, ku mwanya wa 9 ni yitwa Dora. Yitwa Dora ni agakobwa kaba gafite ubumuga bwo mu mutwe ndetse no hanze ku mubiri, ariko gashobora kumera neza gusa cyangwa gatekereza neza, ariko kahuye n'umukobwa mugenzi wako. Bivuze ngo guhura nyine urabyumva nawe, bahuye mu buryo nyine namwe ntago muri abana. Ubwo bumuga bwe bwashoboraga kugabanuka gusa ariko ahuye n'ikindi gitsina gore, bakagirana umubano wundi urenze ku rundi rwego, nibwo basi byashoboraga kuba byakora. Iyo ngo yitwa Dora, nayo dusorejeho ku mwanya wa 9. Nzagenda bahereza urutonde rw'izindi filime z'inyakore ndetse no mu bindi bihugu nka Amerika, filime nyine ibihugu nyine bikina filime za danje. Je Fox umuhigi nzanya bamabereye, hanyuma tugahurira no muri koperative mbahereza udusobanuye twanjye, ubundi tugakomeza tukirira show. Mwibuke gukora subscribe, ibi ni itangiriro, n'ibindi byose bizagenda biza, ubundi dukomeza